Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma rero tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Ni Minisitiri Nduhungirehe aho yagaragaje ibinyoma byuzuye mu kiganiro cy'umugore wa Habyarimana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikiganiro giherutse kujya hanze cy'umugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga cyuzuyemo ibinyoma no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tariki ya 31 Mutarama 2026 nibwo ku rubuga rwa YouTube hasohotse ikiganiro Kanziga aba mu Bufaransa yagiranye n'uwitwa Willy Kabera mu mwaka ushize, humvikanamo ubuzima bwe kuva mu bwana urushako rwe n'ibikorwa byaranze umugabo we. Habyarimana yatangiye kuyobora u Rwanda tariki ya 1 Kanama 1973 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Kanziga rero yasobanuye ko bafashe neza Kayibanda kuko ngo umugabo we yamworoherezaga Dr Akingeneye Emmanuel na Colonel Eri Isagatwa kugira ngo bamwiteho. Amateka hagaragaza ko Kayibanda yapfiriye ahantu hibanga yari yarafungiwe i Kabgayi muri Gitarama tariki ya 15 Ukuboza 1976. Kuri Kanziga, Habyarimana yababajwe n'urupfu kuko yahoraga amwoherereza umuganga we ngo amuvure. Ni ibintu rero byamutunguye rwose. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko iki ari ikinyoma gikomeye cyane kuko Habyarimana atigeze afata neza Kayibanda n'umugore we Verediane Mukagatare Kayibanda, kuko ukuri ari uko yabicishije inzara kugeza bapfuye. Kanziga yerekanye ko Habyarimana atagize uruhare mu rupfu rw'imfungwa za politiki z'Igitarama, ahubwo ko byamubabaje cyane mu nyuma yo kubimenyeshwa na Colonel Theoneste Lizinde. Nakira rero imiryango yazo mu rwego rwo kuzihumuriza. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki muri Repubulika ya Kabiri bwakozwe hashingiye ku ibwiriza ryatanzwe na Habyarimana ubwe, kandi ko yirukanye imiryango y'abishwe aho isubira aho ikomoka. Ni Minisitiri rero Nduhungirehe mu magambo yiwe aho yagize ati: birazwi neza ko Habyarimana ubwe ari we watanze amabwiriza anatuma imiryango y'abo banyapolitike bishwe ihungira muri perefegitura yakomokagamo. Ihuzwa rero ku mugaragaro gukandagiza ikirenge i Kigali. Kanziga rero yavuze ko Ababiligi ari bo bahisemo kwinjiza mu gisirikare abakomokaga muri Ruhengeri, Gisenyi, Byumba ndetse na Kigali. Amagambo yiwe rero yagize ati: ibyo kuvuga ngo Kiganduga icyo gihe abari baje ari abasirikare cyangwa kwiga mu ishuri ry'abofisiye, ntabwo umuntu yavuga ngo byari Kiganduga, sinamenya kuko byo ni Ababiligi banabikoze. Icyakoze yemeje ko nyuma ya kudeta yayobowe n'umugabo we mu 1973 hagaragayemo ubwiganze bwabo muri Ruhengeri na Gisenyi. Ku rutonde rw'abasirikare bakuru yatanze bariho icyo gihe abatari muri izi prefectura barimo n'uwitwa Ruhashya w'i Kigali na Simba w'Igikongoro. Uyu mugore yavuze ko nta zindi nzego zagaragaragamo ubwiganze bwabo mu Ruhengeri na Gisenyi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, haba muri guverinoma, mu nteko nshingamategeko cyangwa inzego z'ibanze. Ariko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibyari ibinyoma kuko ivangura n'itonesha ryagaragaraga mu mashuri no mu mitangire y'akazi. Reka turebere hamwe rero uko Kanziga yirengagije byinshi by'ingenzi mu mateka.
Twihuse cyane rero, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ikiganiro cya Kanziga ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kirengagiza ubugizi bwa nabi bwakozwe burimo ubwa Gikongoro mu 1963 ubwo hari mu nshingano za Habyarimana wari ufite ipeti rya Liyetona cyangwa irya Captain. Yagaragaje ko Kanziga atigeze avuga ku bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu mashuri muri Gashyantare 1973 kandi ko Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo yabugizemo uruhare ku kazu we ubwe yashize afatanyije na basaza be n'inshuti ze kugira ngo bakifashishe mu kugenzura inzego z'igihugu. Basahura rero igihugu bikize abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'Abatutsi. Ati rero nta jambo yavuze ku bwicanyi bwakorewe abanyapolitike mu myaka y'1980 harimo umudepite Ferikile Nyiramutarambirwa, umunyamakuru Silvio Sindambiwe na François Muganza wabaye minisitiri, baziza ko bakomeje kwamagana inyerezwa ry'umutungo n'ivangura rishingiye ku moko no ku karere ryateguwe na leta ya Habyarimana. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Kanziga yirengagije ubwicanyi bwateguwe n'ishyaka MRND bwakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu mu myaka y'1990 n'ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana tariki ya 7 Mata 1994 bukozwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu biganjemo abari baturutse i Kanombe. Kanziga rero yagaragaje ko atemera ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ahubwo yabigereranyije n'intambara yabaye hagati y'Abanyarwanda. Ati baba Abahutu baba Abatutsi baba Abatwa, ninde munyarwanda wavuga ko atakomeretse? Ninde munyarwanda wavuga ko atapfushije? Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko amagambo ya Kanziga agaragaza ko nta mpuhwe afitiye abarenga miliyoni 1 bazize jenoside yakorewe Abatutsi bishwe n'interahamwe, umutwe waremwe n'umugabo we kugira ngo zizamuhorere. Abona ko rero bitangaje cyane kuba nyuma y'imyaka hafi 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yemejwe n'umuryango mpuzamahanga. Icengeza amatwara nk'iri rero ritegurwa n'umuntu utavugwaho rumwe muri politiki utuye mu Bufaransa. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe rero, reka dukomeze tukurikiranire amakuru yandi ajyanye n'aya ngaya. We nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru menshi atandukanye tugiye kugenda tukugezaho. Mu mafoto rero ngira ngo muramubona ni Kanziga, uko mubibona na Agatha Kanziga rero aho yahakanye uruhare rwa Habyarimana mu bwicanyi bwakorewe abanyapolitiki bakomoka i Gitarama. Kandi rero kuri Kanziga rero ibya Kiganduga byagaragaraga rero mu gisirikare gusa, ku butegetsi bwa Habyarimana naho niho ngaho kwabisangaga. Kugira ngo rero tusubikira ahangaha iyi nkuru ntitubigire birebire, hanyuma rero dukomeze kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Kora subscribe utarayikora, nawe rero utarajya ku rubuga rwacu rwa WhatsApp nyarukiraho, hanyuma tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru nk'angaya atandukanye.